abantu ngo barimo kwibaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Hari abantu benshi cyane batazi ikintu iki cyapa gisobanura ku muhanda. Ariko se koko iki cyapa ko kiriho umukobwa umeze nk'uwambaye ubusa, koko gisobanura iki ku muhanda? So ni ukuvuga ngo abantu mutazi icyo iki cyapa kivuga, nibyo koko ndabona abantu benshi ntabwo bakizi, nanjye ndi mu bantu batari bakizi, ariko naje guperereza ndakimenya mpaka nkimenye. Iki cyapa mwandike muri komenti nibiba komenti 12 zonyine, mbona nta muntu wari wafora iki cyapa icyo kivuga, ndaza mpite mbabwira icyo kivuga. Ndakora indi video irimo ibabwira ikintu iki cyapa kivuga. Ku mihanda ya hano mu Rwanda nta kihaba, ariko ku mihanda nko muri Amerika, za Los Angeles, za Las Vegas, iyo mijyi iki cyapa kiba gihari. Ku muntu utwaye imodoka cyangwa utwaye ikinyabiziga arahagera ewana agahita aparika, agahita avuga ati aha hantu kabisa singomba kuharenga. Ariko kugira ngo munabibone neza, nimurebe hano ijambo ryanditsemo hano, murirebe neza, murahita mumenya icyo bivuga. Murebe neza ririya jambo, murahita mubona icyo bivuga. Gusa ku mihanda yo mu Rwanda nta hantu wapfa kukibona, ntabwo wakihasanga ku mihanda yo mu Rwanda. Gusa ariko hari nk'ahantu cyakabaye kuba kiri nko mu Migina, simba kopeje. Umuntu uvuze nko mu Migina, ubwo simba kopeje. Mwandike muri komenti, ndaza mbasubiza, ndi busome neza komenti zanyu. Nimara gusoma neza komenti, ndabonamo ikintu mwashatse kuvuga, ndibuze mbasubiza. Turi kumwe, ciao ciao.